amafaranga yego nayingenze mu buzima, niyo agura ibintu abantu bakoresha mu rugo, ariko ntimukemere ko ahungabanya ishyingirwa rwanyu, ntimukemere ko ahungabanya imibanire yanyu, ngo abateze imihangayiko itari ngombwa. Ntago mukeneye amafaranga menshi kugira ngo mwishimire ubuzima. Iyo hagati yanyu harimo urukundo, amafaranga akagabanuka, mubana nabyo. Iyo hagati yanyu harimo urukundo, amafaranga akiyongera, abantu b'Imana mubana nabyo. Ntimuzemerere na rimwe yuko amafaranga aza ngo abatandukanye. Mwabanye ntayo mufite, ariyongereye uyu munsi, bitume mutandukana, bitume mushwana, bitume kugira ngo amafaranga aze cyangwa abure mu rugo, muhangane. Haba harimo kwikunda, kwikanyiza, kutumva mugenzi wawe no kutabona ibintu kimwe. Amafaranga ntazatume mugira ubwumvikane buke. None biranababaje ndabivuga, ariko nibyo bibaho kenshi. Bantu mudafite amafaranga uyu munsi mubanye neza, ejo amafaranga ninjira mu rugo rwanyu ntimuzashwane. N'ukuri bantu uyu munsi mufite ibifaranga, ejo amafaranga nashira, n'ukuri mwibuke ntimuzagire gute, ntimuzashwane. Ntago amafaranga ashobora kugura agaciro, ntago ashobora kurusha agaciro uwo mubano wanyu, urwo rukundo rwanyu, iryo shyingirwa ryanyu. Ese niki wakora uyu munsi kugira ngo umuryango wawe uwurinde amadeni? Amadeni arica. Ugafata amadeni atari na ngombwa, ugafata ideni kugira ngo wishyure ideni, none ugasanga buri gihe uri mu madeni. Ufata ideni uzi ko uzaryishyura, ufata ideni wabyumvikanye na mugenzi wawe ku buryo uvuga uti iri deni tugiye kurifata kuko nta yindi shuwa dufite, nta kundi kuntu twabigenza, reka turifate. Mwabiganiriyeho. Cyangwa ugiye gufata ideni kugira ngo wigane abandi, ugiye gufata ideni kugira ngo ukomeze wemeze, ukomeze ugume muri stati y'abantu. Wibaze ngo ni ryari tuzafata ideni, ni ryari tutazafata ideni, kuki tugiye gufatira ideni, ni iki twakora kugira ngo twirinde ideni, ni ryari ije n'uwo twashakanye duheruka kuganira kubye amafaranga. Ese mujya munaganira? Ni ryari mujya muganira mukicara hamwe mukaganira ku bintu birebana n'amafaranga? Mujya mubiganiraho? Ntago mujya mubiganiraho. Amafaranga mukoresha ntago mujya muyaganiraho. Ni ikibazo gikomeye, ariko gifite n'iki, gifite n'igisubizo. Hari igihe rero umuntu bitewe n'ukuntu yakuze, ahantu yakuriye, guhinduka kuko mushakanye bitaba byoroshye, cyangwa wowe kumuhindura bitaba byoroshye. Urugero, niba yangiza amafaranga cyangwa se niba atanayarekura, ntibyoroshye, bisaba kumwumva, bigasaba kumwihanganira. Kugira ngo rero mugire ku cyemezo kizima mwumvikanaho, biba bigoye cyane. Tekereza, umwe arangiza cyangwa se ubona ko yangiza, cyangwa se ntago arekura amafaranga bitewe n'ukuntu yakuze, bitewe n'ubuzima yabayeho. Uwo muntu muzahuza gute niba mutari kimwe? Hari umuntu, urugero, ushobora gusanga umugabo avuga ko kugura imyenda ari ukwangiza. Uyu munsi akaba yarashatse umugore ukunda kwigurira imyenda. Ibi bishobora gutera ibibazo, ariko muri kwa kuganira kwanyu, uyu mugore ashobora kubwira umugabo we, akakubwira n'amafaranga yaguze umwenda, wabisesengura ko ugasanga umwenda wari ukenewe, ugasanga amafaranga yenda yaguze atari menshi, ahubwo wowe kubera ko wumva ko ahora agura imyenda, ukumva yuko ari ugutagaguza amafaranga kandi atari ko bimeze. Ariko kubera imyumvire itandukanye, nafashe umugabo kubera imyumvire itandukanye no kutaganira ngo mwumve ibintu kimwe, icyo gihe ukumva ko harimo ikibazo. Iyo rero wize kwihanganira mugenzi wawe, mushobora kuganira no gukemura ikibazo kivutse. Aho kugira ngo ubone yaguze imyenda uhita umusimbukira, uhita utangira kumutuka, ahubwo ukamubaza ibyo ari byo. Iyo myenda yari ikenewe? Nawe babaza rero niba imyenda yari ikenewe, kugira ngo usimbuke utangire umutuku umubwire nabi. Ubwo utangiye kubara, utangiye kuruzana ubugugu bwawe. Oya, mubwira impamvu imyenda yari ikenewe. Urugero, muzi kugurira abana imyenda. Umwana aravutse, mu mezi 3 imyenda ibimusize, ukagura iyindi. Amezi 6 ikabirashize, amezi 12 akabarashize, akagira umwaka imyenda ikabiramusize, gutyo kugeza igihe akurira none akambara imyenda itamusiga buri kanya. Niba rero uwo mugabo atumva, bitewe n'ukuntu yakuze, kumva kurekura amafaranga bigoye, akaba umugore arimo abona imyenda isiga umwana buri kanya akajya kugura imyenda, urumva bazagongana. Ariko nibicara bakaganira, mbere yo kunayigura akamwereka ati papa kanareba imyenda, uzwita kimukwira, umwana yayambara akabona yuko ikanzu yabaye agasengeri, ipantaro cyangwa isarubeti barimo barayicamo iki simbizi, n'ikabutura itagifunga. Mukaba mufite amafaranga mukabyumvikanaho, bizoroha. Kwiga kwihanganira mugenzi wawe uko uteye nawe uko ateye, mukareba uburyo mushaka
point commun, aho muhurira kurenza guhora mukururana mu Rwanda. Ikindi kintu ni ukumvikana no gushyira hamwe imihigo. Burya byoroha gukora budget mukiyima ibintu cyangwa se mukirinda ibintu bituma mwangiza amafranga. Iyo mwese mufite igikorwa runaka kibaraje ishinga, cya gikorwa mushaka gukorera hamwe, urugero kubaka inzu, kujyana umwana ku ishuri, kugura umurima, kugura imodoka, urumva icyo gikorwa mwese muragishaka kandi kibasaba amafaranga. Iyo muganira kuri izo ndoto zanyu, kuri ibyo bintu mushaka, byoroshya ibintu. Bitandukanye na wa muntu noneho ubikora ku giti cye, akumva ko ashaka kubaka inzu ariko icyo kintu ashaka ntakibwire mugenzi we ngo abimufashemo. Yego ni wowe ufite amafaranga, ni wowe uyakorera, ni nawe wasabye credit kuko ari wowe ukora, ari wowe yanditseho. Ariko wibuke yuko mu rugo hari undi muntu yenda ugomba guhaha, yabona amafaranga abaye menshi nawe akongera uburyo mwabagaho, kandi wowe ukabona arimo arakwangiriza kuko ayo mafaranga wari kuyazagura amabuye n'umucanga. Ariko iyo mwabiganiriyeho mugakorera budget hamwe, kwiyima bibaho, hari ibintu mukatakata kugira ngo ibyo bintu bishoboke. Iyo rero murimo muganira mugiye gukora budget, buri wese hari ibyifuzo afite, hari ibyo ushaka gukoresha amafaranga ku giti cyawe nk'umugabo n'umugore, ariko noneho hari n'ibindi mushaka gukorera hamwe. Ibyo bintu rero iyo muganiriye, ya budget twavuze hejuru, kuyikora biroroshye. Iyo ikiganiro kirangiye mugafata icyemezo mwumvikanyemo, ibintu bigenda neza kuko muba mufatanyije. Hari n'igihe rega bya bindi ushaka gukora ku giti cyawe bikunanira cyangwa ugasanga amafaranga ntarimo, ugatabaza sheri wawe, ukabwira umuntu uti bya bintu nateganyaga sha nasanze bimeze gutya, akakongereraho cyangwa akakubwira ati hangane ngiye nanjye nashiriwe. Murabiza bubaka, mukaba murimo murubaka, umugabo yafashe credit, amafaranga ye yose ahembwa azajya ajya mu nzu, umugore uhahe, ugahaha yewe, bikarangira noneho n'abana nta n'isukari bafite, nta n'amakara mufite yo guteka. Ukamubwira uti papa kanaka ibintu birakaze. Nibyo wari ufite budget yawe ku giti cyawe nawe yari afitiye, ariko kuko muganira, kuko mubivuganaho, akemera akagusukiramo. Cyangwa se ugasanga papa umugabo niwe nafashe umugabo nyine, ariko bishobora no kuba ari umugabo urimo wubakisha, akubaka ewana bikanga bigashira, akamutabaza ati mama kanaka noneho nisimiranshiranye, sindi bushoboye no guhemba abayede. Ugasanga undamusukiye mu kuki baraganira, baravugana bya bintu kurenza uko buri wese ajya mu nguni ye, ukabona ibikorwa bimo birakorwa utazi, udafata uruhare muri ibyo bikorwa. Ahangaha mu kuganira mukora budget cyangwa se murimo muvugana, hazamo ibikorwa byinshi cyane, kubera ko hari igihe umugore ashobora gutangira igikorwa cyagera hagati, igikorwa kigahagarara, cyangwa se umugore akagira impamvu atagikomeza. Ariko kuko umugabo abizi, afite update, afite budget, afite uburyo mwabiganiriyeho, agastepinga in cyangwa se akabyinjiramo, nawe akabikomeza, bya bikorwa byabo bikagumana. Kuko niba mwarashakanye mwamushyira hamwe, ntago byumvikana ukuntu buri wese yirebaho ku giti cye, amafaranga naye yakoresha ibye, n'undi akabikora gutyo kandi mubana. Nanone bishobora guterwa n'ibyo mwasezeranye, kuko niba mwarasezeranye ivangura mutungo risesuye, buri wese aba yirwanaho ku giti cye. Byanze bikunze muzaganira, kuko niba mufite abana, ntago abana babiri ari ab'umugabo, abandi babiri ngo ari ab'umugore gusa, abo bana mubahuriyeho. Byanze bikunze hari ikiganiro muzagirana kirebana na budget y'abo bana, kugira ngo muhurize kuri abo bana. N'urugero natangaga, ikiganiro ni BaradaVibes rero turimo turaganira ku buryo bwo gukoresha amafaranga mu bantu bashakanye, mu bantu bafite urugo. Ikindi kintu rero mu gukoresha amafaranga, uretse gukora budget, uretse kubiganiraho mukabyumvikanaho, harimo gufashwa no gufashanya. Hari igihe ibibazo bibakubita by'amafaranga, noneho mwebwe bitewe n'uburyo muteye, n'uburyo mwihagararaho, n'uburyo kumvikana kwanyu kugoye, mugakenera abantu bandi babafasha. Ahangaha ni inama z'abantu batandukanye mushobora kumva, mushobora kugirwa. Harimo ubuhamya se mushobora gukura handi, sibyo? Harimo n'ubuhamya mushobora kukwigira ku bandi, noneho mukagerageza kugira gute kubiganiraho nk'abantu bashakanye. Hari igihe usanga umuntu umwe mu bashakanye agerageza kwereka mugenzi we uwo bashakanye ko ibintu bishoboka, ariko undi akaba ikibazo mu mafaranga, akavuga ntago byashoboka. Ugasanga umwe aravuga ati urakora nanjye ndakora, kandi aya mafaranga dushobora kubakamo inzu, undi ati reka ntibyashoboka, agafunga umutwe akanga kubyumva. Bikaba ngombwa yuko yenda abona ubuhamya bw'abandi bantu, yumva ubuhamya bw'abandi bantu, mukagira gute mugashaka ubwo buhamya, cyangwa se mugasaka ababafasha, babagira inama. Ariko nanone mukareba ababagira inama mu buhe buryo. Hari n'igihe usanga noneho umugabo ahora atongana n'umugore we ku kuntu umugore yangiza amafaranga haha. None ugasanga n'umugore nawe yumva ko umugabo we ahembwa menshi, ariko atajya amufasha mu kugura ibyo mu rugo.
mukeneye abandi bantu bagiraga icyo kibazo nabo bakaza kwicara hamwe cyangwa bakaza kugirwa inama bakaza gufashwa ku buryo babivamo. Abo bantu se arabo mufite mu muryango cyangwa muzigaragura mu kibazo hagati yanyu murebe ukuntu bigenda. Ese wa mugabo sibyo uha umugore amafaranga akayangiza cyangwa ukabona ko ayangiza, ese byashoboka yuko nawe ujyana nawe ugahaha noneho wiyishyurira, wakakwereka ibyo akeneye mukabyemeranyaho mukajyana none ukazajya wishyura? Byashoboka kugira ngo urebe ukuntu ibintu bimeze ku isoko. Ese mugore wowe uhora waka umugabo amafaranga, iyo umwatse amafaranga ubuzi ko ayafite, ubuzi ko ayahorana, kutumva ibintu kimwe, kutabona ibintu kimwe, kwikunda, kwikanyiza, bigatuma muhorana ibibazo mu rugo. Ese uyu munsi ni gute mukoresha amafaranga? Ese amadeni mufata ni ngombwa? Ugasanga umuntu ahora yikopesha yaba abikeneye kuko nta kundi kuntu yagira, ariko noneho n'abantu bahora bikopesha bafata amadeni kubera kutishimira uburyo babayemo. Ugasanga uku kwezi bigeze hagati nta mafaranga na make afite mu rugo ntaki, ariko akajya kwikopesha inyama. N'urugero rimwe na rimwe izo nyama nuko yarazikumbuye nuko azikunda, ariko byari gushoboka yuko unihangana, byari gushoboka ko unihangana ukazongera kugura inyama wabonye amafaranga kurenza uko ufata ideni. Uyu munsi ugafata ideni y'inyama, ejo ugasanga noneho nta n'amakara ufite kandi ayo yari ingenzi yari akenewe, ariko kuko wamaze gufata ideni y'inyama ukongeraho ideni ry'amakara cyangwa ry'inkwi kugira ngo ushobore guteka byo ni ingenzi kuko ufite ibyo guteka ariko ntufite icyo gutekesha, inzara irabica. Ariko si inyama zari ngombwa. N'urugero mfashe, murebe uburyo mufata amadeni niba nayo madeni ari ngombwa. Ngaho rero mbifurije yuko nk'abashakanye mwicara hamwe ibyo bibazo ko kugungana, ko kuvugana nabo, ko gutongana kubera imikoreshereze y'amafaranga mukareba uburyo mubikemura. Ikiganiro cya BaradaVibes.